utazajya baba uraza ngwishuko yibasura ona ntambaye neza je ubundi uracyasa ngo igihe wahere usana n'ubu uracyasa ese umusaza ubusumba umuntu w'umusaza bameze gutya mwa none se ubundi urabona nakeye ko wishimye cyane byagenze aranakeye niyo yayo je shaka mumeze neza basi ntazajya ngo tumere mwe wasize muri iki kigare cyanyu mwana nanjye nkajya yewe none umva birahuye gase ngiye ko uretse umva se ngiye kukuvaza sibyo ariko mukanya nawe urimo ugiye kumera nk'uyu yabasamane twari inshuti kera reka muvaze ariko nizere ko mukanya asa ubundi zamane nibyo n'urutelefoni ruranga kamanze shyiremo maze nze ndebe kuntu biba bimeze sha abari abakire bariya mwana nanjye mba ndi umukene ariko uyu munsi ndatse pepe ewa ariko iyi nibanza ari zahabu siko ariyo mpamvu kira cyana cyari cyayinyimye kananjye shyiremo sha rebere mba ndahitana nayiha uriya mukobwa arahita avuga ati ewa ndakibwira ko nayitaye apo yo gihangara ndakeye sha nanyaka ndavuga ko ewa cyane ibyo byiza ni gotya mujye murebera hano murebere naha murebere nahano naha ngaha ewa na nuko ingaga gihangarura ryoshye mbega umutelefone shaho yewe we ni mwiza ndagaswa ariko gihangara noneho urakeye yewe we uraho sheri wanjye ndagukunda cyane rwose none se ndibutse ndagukunda ariko nukuri ko Imana ndagukunda urabona ndanakeye ndanaryoshye nagurishije n'intuza n'ihene ngura inkweto dore na telefoni dore n'isaha dore n'impeta ahubwo nabonye mu rusengero hahandi najyaga gusengana na mama bambika abantu impeta nanjye reka nkwambike ngaho rero akumira i Rwanda guteze kandi ngukunda ubu nkunda se bivuze ko unyigiraho ibyo ubonye byose ariko ntimukigire nabi use nko ubona giwe gihangara hari icyo mbaye koko hari icyo baye se ahubwo mu nda zero umuntu zero ariko rwo mu biro karanga ese we ntago ubibona data we mfite n'amafaranga ariko noneho ntago nkiri wawundi ese ntubibona nabyo mbabonaho rwose mwihangane uri mwiza niyo mpamvu nzajya bemera nkanaguhanagura n'inkweto pe wa musore nanjye wanyobeye cya mbere ufite izina ribi cya gihanga cya kabiri uti nkonda ibyo bikonda byawe urabona wabizana wongeye mama we fataho hano wumva inkonda ziriya zari iza kera ubwo reka mbanze nguhanagure reka nuko di none se inkonda reba ubu hari inkondo ureba ndebera ba mashenge fata ariko wumve ibi ngibi kandi mubikunda kubi cyangwa negeze ya marinette reka biri none tu ntibihagije ubu imyaka umaze urakiri Kozi wowe muri amaze nyirana tuvugisha ukuri uru n'urwo rugabo ndakura n'ikintu mbazo bamaze icyundi wowe ubundi wowe none se ubundi wowe wandetse gihanga sura mubaza iki gihanga ni gihanga gihanga ndakura yaguze ikiri ako n'urwo rugabo rugana gucyara ubu imyaka ubundi wandetse ubundi bamaze iki ngewe se uru ni ruraba ruzi none se ngewe nari ngiye gutereta umukobwa ngewe niko binyene ngewe ubundi bamaze iki ngewe Kazakumira none se warugiye guteka ngaho cece kumbwira abakobwa mu kabari barajyaga
Bajyamaye nka data. Iwe rero unyibwire. Umva ngubwire gihangara. Gihangara tuza ngubwire. Gihangara. Tuza ngubwire. Ngo tuza ngubwire. Ngubwire ikibazo bahuye nayo. Umukobwa nyine ukorana epfo mu kabari. Witwa Seriveri umwe munini nyine munini. Nyine mbwira tuza. Naramukunze. Baramukunze. Naramukunze none yarayanze turahuye ngiye kumutereta aranga. Arambwira ngo ntabwo tureshya kandi ndanamuzumba. None se ngaho ceceka none umbwira ikibazo huye nacyo. Ceceka nyine umbwira telefoni niyo nibye. None naguze ninuza nikuvure niyo kumuhanagura no ku nkweto kugira ngo mureke ikuvureri. Nese kuvureri nakuvureri nato niyo mpamvu yakubenze. None uramubwira ngo iyi ni uyu ni miswaro nagari ku. Umuswara? Ni umuswaro. Ni umuswaro. Umuswaro se warawuswereje. Umva nyine ngubwire gihangara ngaho tuzana no ngubwire. Ugiye kugenda mu guteretere neza, aza kujyamo neza ahasigaye gukora. Cyangwa ugiye kumwiteretere. Birakari jewe. Ngaho ceceka. Twahuye umubwire ko nambaye ishati y'igitenge twahuye yagiye gutyo. Umubwire nyine umutere ariko ntumwiteretere. Ariko uramwiteretere. Oya aragukunda humura dore utangiye no kuba igisore cyiza ariko ibintu byo kugenda utibimwirurira mu nzira. None surabona ngiti bimwira none bako mfite n'ubwanwa. Nese ukwiye gukomeza uri n'uruntu. Muraho neza Gihanga. Muraho neza. Amakuru. Amakuru ni meza. Noneho ndabona usa neza nta nubwo dukira n'inkwano. Reka ibyo narabiretse kera cyane. Aza urabona nsigaye ndi umusore mwiza ukeye. Ese ubu ntabwo ubibona? Ndabibona rwose birashimishije. Kabisa. Maze hari umukobwa nakunze mfitana namugirana sheri. Ariko Gihanga aragire kakubeshya no kwihagarara. Nubwo bugoryi bwawe. Ntabwo. Urakikoresha. N'uburyo nawe urabizi se. Oya Gihanga ntabwo yakwemera. Niba ipantaro bimeze bitya no kuko umeze. None se izi ngizi kari ziri gusohoka muri iyi minsi ariko rero. Oya Gihanga. Izi ni ziri kuza muri iyi minsi. Ntabwo mbyemeye. Ariko sinamenye. Kandi n'umugabo wawe uramuzi. Yanyigishije ukuntu noneho nzagenda nkajya gutereta uwo mukobwa. Yewe we yarambwira tuzagenda uhite umuhorera. Nzaba nanafite n'ikirindazi. Yewe we. Ntago azanyanga tu. Ariko Gihangara rwose uramvunaguye uranyangije rwose. Ubuse uzamenya gutereta umugore utamugize nk'uko ngize koko. Nyine nimara kumuhobera neza nzahita ababaye. Zahita mukubita cya kirindazi gutya. Uteretesha irindazi? Cya kindi kinini apana kakandi gatoya kakandi mwebwe mujya mugurira abana. Ni cya kindi kinini bita katerenjiga. Oya ntabwo ubugoryi urabushira. Cyotswa n'inganda nkeya muri iki gihugu. Cyotswa n'inganda nkeya. Ntabwo ubugoryi urabushira Gihanga. Oya ntarabushize. Oya narabushize rwose. Ntabwo burashira kuko bwarashize. Urakigero cyangwa bwarashize. Bwarashize. Iyo bagiye gutereta nuko bagenda. None se bagenda gute? None se niko ninde yakugiriye nama kujya gutereta gute? Noneho ni utwaye irindazi wigeze utya. Sinamenye wabinyigishije. Sinamenye? Umugabo wawe. Oya ntabwo ageze ngese yazi kwigisha. Niwe wabinyigishije. Nawe nzaza unyigisha ibyawe. Uzazi. Nzaze ryari. Noneho nzagenda none ntwika ahantu hababi. Ahantu hasi namenye nahawe mukarukundo we. Nzana kuririmbira n'akaririmba. Hera none ahangaha. Musore agiye gutereta agenda ari smart. Gute? Nyine wabaye neza ibipantaro wabiretse. Hoya mfite ishati nziza mama yandodeshereje. Se nta makuru ufite? Naye afite. Mfite ishati nziza y'igitenge. Hajya n'ipantaro nziza nzakubitamo n'inkweto. Nazahene nari mfite ntuyizi y'umukara yijigija n'igishashi cyayo byose nabijyanye mu isoko ndabikoresha nguramo inkweto kugira ngo nkunde nawe. Nta makuru rero wowe ufite. Ibi bintu byagiye erega burya ntago
ntabwo ushobora burya kwamamara nyine. none se ni utameze gute neza. wizera umugeni utaranabonana? uwo mukobwa ni icyuki. Ni icyuki. Nari si Mukobwa mwarabonanye? muremure mwiza munini. Yo. Nubwo Neza. Mama, rwose singiye kukubeshya nubwo ucikije ariko uramvunaguye uzashaka uze nkwigishe uko batereta. No kuri urakoze cyane Rwose nzaza unyigishe amahugurwa y'abantu babiri umugore n'umugabo ntabwo azagira ikintu ankorera. Yego. Umunsi mwiza. Yego. Sinamenye n'umugore we Mukarukundo mama banyigishije gutereta amahugurwa yo ariko nimubona bizaba ari okay. Nasezeranyije ko tuzabana, kansezeranya ko tuzabana. None ukabambwira ngo wabaye padiri ntiwabivamo, ese ubundi ubwonko ko ntabwo uri umunyabinyoma imbere y'Imana byo kuba warambeshye. nawe urabizi ibyo tujyamo byose ni Yezu ubidushyiramo. No kuba naragiye mu murimo wayo abizi niwe wabinshyizemo. Yesu ubwo nababwiye uko nakubeshye gute? Ntabwo nakubeshye ko byose ni Yezu wabikoze. Yezu sakubwiye mu mbeshye. Ntabwo nakubeshye mama, ntabwo nakubeshye pe. Sinigeze nkubeshya, nawe urabizi. Ariko nta kuntu hari n'abapadiri bajya bava mu gipadiri bakarongora, sibyo? N'ubundi ukuntu bagakorera Imana ntabwo wabivamo tukabana, kuko gukorera Imana ntabwo bivuze ngo wikore udafite umugore udafite abana. Use ubu koko ubu uragira ngo mve mu murimo w'Imana koko? Mu murimo wa Yezu yanshyizemo abona ko mushoboye? Ntabwo ari kuva mu murimo w'Imana. None se ubu njye sinkora umurimo w'Imana, abandi bo bakora umurimo w'Imana. Abapasiteri so ntabwo bakora umurimo w'Imana kandi bafite abagore. Nyine gahunda y'abapasiteri mu gipadiri twebwe twabonye yuko kuba twakora umurimo w'Imana umupadiri adafite umugore ari byo bintu bizatwara umurimo w'Imana neza. None se kuki Imana yavuze ngo si byiza ko umuntu aba wenyine? Bitangirira. Ariko uribuka ko hari n'aho yavuze ngo aho gushaka umugore ni byiza ariko no kubireka bikaba byiza kuruta urabizi. Ibitekerezo bazi ariko padiri koko umva mubwire, abasore benshi narababenze kubera wowe, kubera kuko isezerano wampaye. Ndabareka burundu, reba imyaka ngezemo niwe nategereje usubire gukoresha umugore ko nzapfa narongoye kuko ntutandonga nawe ndi musore uzigira urugo kuko nari gusezeranyije tukiri abanyeshuri tukiri abana. Urabizi pe, nkoresheje umwuka wa Yezu ubu mwanya ndimo niwo ngomba kuba ndimo. Gusa ndabizi yuko hari isezerano naguhaye, ariko mu buryo mu mwuka wa Yezu icyerekezo yanshyizemo ndumva ari icyo rwose. Nkoresheje umwuka wa Yezu umwanya ndimo niwo nakabaye ndimo, ariko ngiye mu buryo bw'umubiri pe bibaye byiza nuko njye nawe twaba turi kumwe nkasohoza isezerano naraguhaye tukiri batoya, ariko ntabwo bishoboka. Aho kuganiriye neza umbwiye neza ikintu ndabikunze. Jya mu mubiri rero, jya mu mubiri tube turi kumwe. Wapi ntabwo byakunda kandi urabizi uburyo nakubwiye ubu turi mu mwuka wa Yezu. Oya ntabwo bishoboka kibera inka we, ntabwo bishoboka pe urabizi.
ubuzima bwose twabubayemo bushoboka, ariko ubu twagiye mu mwuka wa Yezu. kamubwire ndagukunda kandi nzarinda mpfuye gukunda. Urabizi pe, nanjye sinigeze mpanga nk'uko ubizi kuva tukiri batoya. Kugukunda nanjye naragukundaga, nandetse n'ubu ngubu pe ndacyagukunda, ariko Yezu yanjyanye mu murimo we. Ndagukunda cyane. Urabizi nanjye nta kuntu ntakubwiye, ubu sinzi nanjye ubu ngubu icyo gukora ntabwo ndi kukibona rwose. Kuba twabana ukambera umugabo akubera umugore, ijuru rizajyamo abagabo gusa cyangwa rizajyamo abagore gusa? Mbwira. Oya, ijuru ry'Uwiteka ni abantu bose bazarijyamo. Yezu mu ijuru ryiwe, mbese abantu bose, yaba abagore, yaba abagabo, yaba abana, bose bazarijyamo. Tekereza ubaze ukuri, ukaba ushaka kwishima se, Imana iravuga ntabwo ishimira umuntu ubabaza mugenzi we. Imana iravuga ngo ntabwo ishimira umuntu ubabaza mugenzi we. Njyewe utarabisezeranyije banararongowe n'undi mugabo. Kibera inka, ubu koko waretse koko nkaguma mu murimo wa Yezu. Ntabwo ngukuyemo, ariko kubana no gukorera Imana ntacyo bitwaye. Bantu buremeye neza neza ugiye kumwibaza. Kibera uragira ngo mbigenze nte koko? Wow! Urumeze ute? Ni byiza, ariko ikibazo gihari urakizi nawe. Ati ni byiza nyine sibyo kumubwira se. Asundi nta kintu bitwaye. Kubera iki se ntacyo bitwaye? Gukorera Imana biga ukuri. Unafite umugore nta kintu bitwaye. Oya, ni ikibazo mu buzima busanzwe bw'abapadiri. Love you. And you. Wow! Urabyemeye? Oya, reka ngende mbitekerezeho, mbanze mbitekerezeho neza, ariko ntugire ikibazo, nzaguha igisubizo cyiza. Okay, ako kantu. Okay. Chérie, baramwita chérie, muze chérie. Ubwo wabaye padiri birango. Ariko ugomba kubyemera kuko n'ubundi nuko nyine ni mbese niwo murimo Imana yatwerekejemo. Ni ngombwa yuko itwerekeza mu murimo wayo, nawe urabyumva, itugira abasaserodoti. Kumva nta kuntu. Ujye ariko tukiri abana. Tukiri abana cyane rwose. Ndabwibuka uburyo twabagaho, ariko umurimo w'Imana ni kuri aho wadutwaye. Ariko rero niba ko tuzabana, naragutegereje. Ariko rero uko kuba padiri nakubona n'iyindi. Erega bya gukorera Imana ntabwo uri kuva mu rugo udafite umugore. Mbese ntabwo wakorera Imana tunabana. Ntabwo byashoboka bitewe n'uko ubu nawe ibaza umuntu wabaye umusaserodoti, ubu nkaba ndi mu gakiza, mbese umurimo w'Imana ubu niwo wantwaye, nicyo kintu kiri imbere ngo wibaze none ubwo se. Erega n'ubundi wese gukorera Imana no gushaka umugore wundi ntacyo bitwaye, waza tukibanira igipadiri. Reka tuba tujya no gusenga nta kibazo. Gusenga n'ubundi ntabwo byatubuza kujya, ariko nawe banza urebe ngo
uyu muntu ni umusaserodoti ntabwo bishoboka ko yashaka umugore kandi urabizi nawe ubuzima bw'abapadiri nibwo buzima babamo umunsi ku wundi ntabwo byashoboka. nawe wiwe isezerano wararyeshe ryanjye waryeshe se byibuka ndabyibuka rwose. none se rega kibera inka nawe uburyo ubanza urebe nta Imana niyo ikora byose, niyo igena, niyo igira aho idukatisha, mbese niyo byose mu buryo bushoboka. ni ukuvuga ngo rero byabaye ngombwa yuko inyerekeza mu murimo wayo ingira umusaserodoti. ndabukunda cyane no kuri buriya amubwira numva nawe undi muntu umeze kimwe. kibera inka rero rwa ntabwo ubizi, nanjye njya mbyibazaho ku buryo bushoboka, nkibaza pe sinkubeshye nanjye sinkwanga, kugukunda ndagukunda, ariko noneho bitewe n'ikibazo nawe ubona nyine cyabayeho kandi bidashoboka yuko nagihindura, kuba Imana yaranyerekeje muri uriya murimo wayo ni ukuvuga ngo nicyo yabonye nagombaga kuyikorera, nanjye simpanga pe. urakoze. akubizikana ntabwo uzikeneye wowe koko, ubizikana ntabwo uzikeneye koko. nanjye njya nicara ibi bintu nkabitekerezaho, si ukuvuga yuko buriya tujya tureba abantu bubatse ingo tukareba rwose ubuzima babamo ukabona ni ibintu byiza cyane, wabona keya nk'izi ngizi umuntu ari kuguha keya nk'izi ukabona ni ibintu byiza, ariko nanone ariko Imana n'ubundi se Imana kuki yaremye umugabo ikarema n'umugore? Imana niyo igena. kuki Imana yaremye